ni umuntu wo mutreatinga kimwe cyatuma ngewe ndatoroka for which purpose sheri waje muri passport yaje harimo visa ya Canada harimo visa yo muri America nshaka nahagurukira hani Burayi ugahita ujya he ngahita njya Canada nshaka nahagurukira hani Burayi ngahita njya muri America ushaka wahita utaha mu Rwanda ndarinda kujya kuki ngoma mu Rwanda mfite abana sheri Burayi bundi wabubonye Burayi agurumana Kigali abakobwa bakora ubusambanyi bavuga ko ngo harashyushye ngo ibihingo biba byahindutse dore ko rubanda musambana dore ko umupuri mu sha reka nkubwize ukuri umuntu wa juri hari umuntu wasamara ku samunane z'amanywa ina bari mu kazi wakora ryari yego wamara wivuga ngo wakora ryari nashaka badakora ko abazungu hano nabonye abenshi mu Tesha yagombaga kuba nawe turi kumwe aha ngaha ahubwo nuko Tesha nawe yari ingozo hari izindi business ari mu Kigali niko muhita mutugo mugobokirihe w'amana wayibuze oyareka nze ndimo ndayireba mateka arahinduka kabisa ubyibuke Brian yambaye ne arimo aratubwira ati ngewe nakuze nya ntabwo byari byoroshye gose nabaye ku muhanda yakimisagara kuri mpazi rwose aturabona niki tumugoboke none ubu ngubu mana babara ari turagikiganiro ndayireba umuntu wanje yibereye muri Buruseli ndayishyiraho kabisa yego nditurayikiganiro ndayireba neza cyane tuzajya kubakira rero umukecuru uko twari twaragiye tujya kumusana ku muganda n'abayobozi bikayonza hanyuma rero reka mbaza subize aba bantu bahora bibaza iki kibazo muhora mwibaza ngo Brian ngimico ye ngimico mibi ngo gutego mwamureresha ngabana ngo adashobotse wanjye ngewe bari ikirara ngewe organisation nagabari y'umuntu mwisheri ariko hano nabonye barya nibutse ko nagusabanya ukayisime uri kwirya wihanagura bantu mu nkundi bantu mukunda DJ Gateka ni ukuvuga ngo hari gahunda y'igihugu biciye muri Rwanda Revenue badushishikariza kuhunge na Brian turimo turimeza neza twitamo dufata icyo kunywa nutwo kurya ubunyobwa bwongera iki hari gahunda yo gusaba IBM niba unaguze agakingirizo saba IBM n'ikibiri oya ntago ari ubu ngo twaranahenze saba IBM mazi mbaro mubwire reka mbere yo gusobanura ikintu IBM imaze ikintu cya mbere cyo nuko hari abantu mu mamagaze ahantu ugenda kugura nk'ikintu ugasanga guze nk'ibintu by'ibihumbi 300 barashaka ariko yuko bakwandikira ko waguze ibintu by'ibihumbi 400 ibyo no kunyereza ibisoro ibyo n'ubujura ibyo no kunyereza imisoro igihugu kandi ninjye igihugu ni wowe akamaro rero ko kwaka facture ya IBM niba watse facture ya IBM n'amafaranga y'imisoro ayo mafaranga ikintu amaze mw'abantu kigeraho nawe kikugeraho ni wa muhanda izo mituweli zo kubohereza abatishoboye ni ya stade Amahoro ibyo bitaro ni ya arena iyo imihanda twayivuze amashuri yego amashuri aba basirikare mubona bahembwa neza bakuze cyane abapolisi ba military ukunda ni ukuvuga ngo rero iyo murimo muramenyereza uri kumva uri muri iyi kuko leta ni wowe yego ariko iyo utasake ugataha mu mahoro ugasanga abantu bahagaze bakurindiriye umutekano ngo utaha umeze neza ni iki kikubuza kujya muri supermarket usabe IBM hano wabonye ko ari umuco n'itegeko nubwo ibino bintu byo gutanga amafaranga gutya n'itegeko bahita bayigo hanyuma ku itariki 20 z'ukwa karindwi Rwanda Revenue biciye muri Tenga promo bazatanga ikibanza Kigali umuntu waka IBM yego akanakina karakanyenyeri 562 urwego ubundi bigende neza Brian gira ukora ubukwe pe yagira ukora ubukwe nayo ariko barasandi mu rwego akora ubukwe ariko nabonye no mu makorero byo nono byaraje byo no ubwo gusa ibiye none abayakoreye ngaho rongorwa rero ako umuntu uzakorongora gusa kandi ishasabye babo bantu hari igihe bumva umuntu ari kuvuga wenda ngo kwaka ngo facture za IBM akumva hari abo byagenewe hari nabo bitareba ibi bintu bireba buri muntu wese buri kintu cyose ugiye kugura muhurira mu supermarket ibuka kuyaka wibyibagirwa tanga nimero waka facture ya IBM urakoze Gate yego buretse nabo ndarangiye umuhanda ugenda musuwa oyarangiye murakoze
Yes, nizere ko umaze kuba wakumva ibyo ngibyo. Iminsi isaga 4 irehiritse uwitwa DJ Brian baravuze ko aza kuba yaza mu gihugu cy'u Rwanda nyuma yaho yivugiraga ko yamaze ko yahinduza tike kugira ngo aze kuba yahita aza hano mu gihugu cy'u Rwanda, na n'uyu munsi ntabwo uyu DJ Brian arahagera, ndetse n'igikorwa bagombaga gukora ayo mafoto cyangwa amavideo ntabyo turabona ibyo bintu bijya hanze. Ubu rero DJ Brian ni nyuma yaho aje kuba yatangazwa mu bantu baje kuba baregwa n'uwitwa DJ Sonia, nyuma y'uko witwa DJ Sonia yagiye akorerwa ihohoterwa rigiye ritandukanye. Rero aza kuba yashyira bamwe ku rutonde, ndetse bamwe baza kuba bavuga ko banatawe muri yombi nubwo nta rwego na rumwe rwigeze rubitangaza, yaba uwitwa Pizzo Picassier ndetse n'uwitwa Kazungu Kabosi. Abo nibo bari baje kuvuga ko batawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, bakekwaho kuba ari bamwe muri bari bazize iyi kesi. Ariko nyuma yaho yaba ku ruhande rwa RIB ndetse n'abandi bari batawe, bivuga ko bari batawe muri yombi, abo bombi nta kintu bigize batangaza niba koko ibyo bavugwa ari ukuri. Rero nyuma yaho rero twongeye kubabona batashye ndetse basubira mu rugo, ariko biza kuba hasohoka ikirego kivuga ko hari bamwe uwitwa DJ Sonia yaje kuba yashyira mu majwi, ndetse baza kuba banakurikiranwa, ndetse na bamwe mu bamwunganira mu mategeko cyangwa bamwe mu banyamategeko be baza ko bagira bimwe batangaza. Ariko abasesenguzi bakomeye batangira kugenda basesengura ibintu bijye bitandukanye, ariko nanone burya inzego zitandukanye zitaragira ikintu zitangaza, burya ugomba kuba wabyihorera. Ibyo bintu ntabwo biba ari byiza cyane. Ibi rero byaje ko byavuga ko witwa DJ Sonia yaje kuba atanga imbabazi. Nyuma yaho rero nibwo abantu benshi cyane batangiye kumva amakuru ko witwa DJ Brian agomba kuba yaza mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'uwitwa Yago nabwo yari ari kuvugwa ko agomba kuba yaza mu Rwanda. Yago yahise bitangaza ko atazaza mu Rwanda akimara kumva ko ngo uwitwa DJ Sonia yaje kuba yamurega. Ibyo ngibyo ahita akanda kadomo muri iyo kesi, kandi yavugwagamo witwa Uzakiriho Cyprien cyangwa Jihadi n'undi Imageragere, akavugwamo wizwi nka DJ Brian n'ubundi nawe wibere ku mugabane w'i Burayi, hakabamo n'ubundi abandi bantu bagiye batandukanye, harimo witwa Pizzo, hakabamo n'uwitwa Kazungu Kabosi, hakabamo witwa ngo Godfather cyangwa Ganza Bruno. Nabonye bamaze kubamucaniraho umuriro. Ni inkuru nayo ngomba kuba naza kubagezaho mu masaha ari imbere kugira ngo muze kumenya uwitwa Ganza Bruno cyangwa Godfather bamaze kuba bamucanaho umuriro. Yahuye n'umujene rwose amukorera icyo bita kumwotsa cyangwa kumubabura, aramubabura, induru zivugira kuri pano, abantu bose babyumva. Rero twavuga ko ari bamwe muri bari muri iyo kesi. Ariko witwa DJ Brian nyuma yaho yaravuze ati buriya ngewe ibyo bintu ntago mbizi. Abandi batangira kugenda bakata akavideo kikize gukorana n'ubundi na Murungi Sabe, ubwo bari bicaye mu kiganiro aza kuba yavuga ibintu byo bitandukanye, ndetse aza kuba yabavuga ku kijyanye n'ubusambanyi bugiye bitandukanye. Abantu bagenda bavuga bati nyamara umuntu ari kuvugwa birakekwa ko ashobora kuba ari n'ubundi vuga ko ngo uwaje kuba yamurega avuga ko yamukoreye harassment, avuga ko ngo muri Kenya ngo hari ibintu byigize kuba byahabera, avuga muri za Uganda ngo hari ibintu byigize kuba byahabera. Abantu benshi cyane nkabona barimo rapininga mo agafoto munsi ka DJ Sonia, kubikekwa ko ngo ashobora kuba ari we yavugaga. Ariko uburyo yamuvugaga ibyo bintu umvaga ko ari cya kintu cyo kuba umuntu mushobora kuba mufitanye competition ariko akaba kurusha, ariko kubera ko nta kindi kintu ushobora kuba mukubitisha muri ako kanya, uko wagira utya rero ukaba wafata iri jambo ryo kuba wagira utya ukamuvuga. Rero abantu benshi cyane nagiye mbona ariko babihuza, ariko n'undi mbona DJ Brian nyuma yaho bavuze ko witwa DJ Sonia yamaze kuba yatanga ikirego, ndetse ikirego yatanze bavuga ko yagitanze mu mwaka wa 2025 kera cyane, ariko byongeye kweguka ubwo bavugaga ko witwa DJ Sonia yaje kuba yagaragara mu bwiherero ari gukorana ngo igikorwa cy'abantu bakuru n'undi mukire rwose, ngo araparitse imodoka ya Range Rover. Ibintu nice nkahita nsesengura nkahita mvuga rimwe, abantu nta kuntu umukire ufite imodoka ya Range Rover nk'uko mwabivugaga ko ari umukire ufite amafaranga yo kuba kwishyura bonus akahagarara ku bwiherero ashobora kuba yaza gukorera imibonano mpuzabitsina mu bwiherero. Mw'abantu mwe iki kintu no gusebanya ni ibintu byo gusebanya. Aho ngaho nibwo nahise mvuga nti byanze bikunze umwana w'umukobwa niba bari gutangaza ibi ngibi, byanze bikunze hari n'ibindi byagiye bitangazwa, kandi umva ko yababaye kugeraho yaje kuba yagana na Minisitiri w'Urubyiruko ngo aze kuba yakurikirana iki kibazo, ndetse n'umuyobozi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, ndetse ngaza kuba yagerageza no kuvugisha umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, ndetse n'abandi bose
bagiye batandukanye aza kuba yabitabaza ariko ngo ntibagize icyo bakoraho. Ariko ibyo ngibyo byabaye nk'aho bivundutse, ndetse nyuma yaho haje kuba hagaragara amajwi cyangwa hakumvikana amajwi y'umusore wavugaga ko ngo yabibone neza cyane ngo bari mu bwiherero, ngo ndetse n'amafoto bakaza ko yasohoka n'amavideo. Ariko abantu benshi cyane bati ese ko Bonso yarahagaze ku bwiherero, ni gute muvuga ko mwaje kuba mufata amavideo n'amafoto mwaba mwanyuze hehe? Ibyo ngibyo bararuca barumira, wumva ko ari ikintu nyine cya kindi cyo gusebanya. Ibyo ngibyo rero nibyo byahise binyereka ko uyu mwana w'umukobwa DJ Sonia cyangwa Kayitesi Sonia ashobora kuba ari kurenganywa, kuko ashobora kuba ari guseba, kuko nta kuntu umukire nawe ushyize mu gaciro, shyira mu gaciro wumva umukire ufite imodoka ya Range Rover, ndakeka ko n'ufite imodoka iri aho ngaho nawe atapfa gukora ibyo bikorwa by'ibyo ngibyo bigayitse. Abantu rero bahise bagenda barabihuza baravuga bati uyu mwana w'umukobwa Kayitesi Sonia ari kuba yarenganywa. Ariko icyo kirego abakivuze cyangwa baje kuba bagitangaza bo ntabwo bigize bagitangirwa, bakurikiranywe cyane, ndetse baza kuba banaregwa na kopingo y'urubanza cyangwa y'inyandiko y'uko baje kuba bajya gutanga ikirego, nayo hari bamwe bayibonye. Ibyo rero abantu benshi cyane bakunda kugenda babihuza baravuga bati uwitwa DJ Brian ntabwo ashobora kuba yaza mu gihugu cy'u Rwanda. Ari mu kiganiro n'uwitwa Murangisabe ubwo yari ari n'undi hano ku mugabane w'Uburayi. Murangisabe yaje kuba yamubaza ati none se witeguye ute kuza mu Rwanda, ko bivuga ko urwego rw'ubugenzacyaha rurimo gukurikiranaho icyaha? Ahita avuga ati ngiye buriya mfite uburenganzira bwo kuba navuga ngo ndatorotse, ugasanga norokeye muri Canada, ugasanga norokeye ahandi ibihugu, nyine agenda avuga ibihugu bigiye bitandukanye. Uyu munyamakuru Murangisabe aramubwira ati none se kuza mu Rwanda? Ahita avuga ati wa mugani no kuza mu Rwanda nabyo byakunda, ariko kumva uburyo hari uburyo arimo asaga nkaho ari kubakata. Rero ubwo yari ari muri icyo kiganiro n'ubundi yaje kuba yavuga ko agomba kuzaza hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ko afite ikiraka gishyushye. Akaba ariyo mpamvu yaje kuba yafata tike ye rwose akayinjiza ku madolari 250 kugira ngo haze kuba yaza hano mu gihugu cy'u Rwanda kuza gukora icyo kiraka gishyushye. Abantu benshi cyane baravuga bati nibyo koko byanze bikunze DJ Brian agomba kuba yaza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko ubu tuvugana nta foto iragaragaza ko yitwa DJ Brian yaje kuba agera mu gihugu cy'u Rwanda, yaza kuba yakakirwa. Nk'uko murabizi neza ko abakobwa akenshi cyane iyo bavuga hanze wasangaga hari uburyo itangazamakuru by'abasatire biza kubakoresha ibiganiro, ndetse no mu kiganiro yavuze ko yitwa Tesha yakagombye kuba ari ku mugabane w'Uburayi ariko atashoboye kuba yahagera. Ariko ubwo rero sinzi impamvu atashoboye kuba yahagera. Bamwe baza kuba banakwirakwiza amakuru y'uko abo bombi baje kuba bafungurana, ndetse cyangwa bakora unfollow ku mbuga zabo za Instagram. Ariko nyuma yaho uyu DJ Brian yaje gutangaza ko hari umwe muri bo waje kuba yagira atya bikarangira ngo sinzi ukuntu telefone ngo account bayihakinze biza kurangira baforowinguranye. Rero ibintu bidasobanutse neza, numvishe bitari kunsobanukira neza cyane, ariko ndavuga ni ubwo ni ibyo buryo icyo umuntu anyibwiriye ngewe ukakimbwira burya ntangifata nk'ukuri, sinjya mpinyuza umuntu waje ngo akambwira ikintu akanyumvisha icyo kintu burya ari kumbwira ari ukuri kandi ari ibintu bye, sinjya nkwakanya burya ikintu cyose kivuye mu kanwa kawe mpita nyifata nk'ukuri. Ibyo rero byaravuzwe ariko birangira uko nguko turavuga tutireka tureke ko uwitwa DJ Brian koko agomba kuza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko ubu ngubu nonaha ubundi kukubwira ibi ngibi witwa DJ Brian ntago ndamubona pe, si ukubabeshya. Nahise mvuga nti rero reka nze mvugeho, wenda niba ahari nza kuba namuvugaho araza guhita wenda akora akantu ko kuba cyangwa hari n'uwamubonye yaza kuba yatubwira akatubwira ati buriya DJ Brian yari mu Rwanda arahari, tukabimenya koko niba koko yarahageze. Abantu ntibakomeze gukomeza bagenda bibaza ese DJ Brian yaraje cyangwa ntiyaje. Ubwo rero ndakeka ko twanasoreza ahangaha. Rero mukomeze kugenda mudushyigikira mukora cya gikorwa gikomeye cyane cy'abantu b'abagabo ndetse n'abantu basirimutse cyane cyo kujya aho umunsi mugakanda kuri subscribe, ubundi mukajya hirya gake mugakanda like, ubundi mugahita mujya munsi mukandika igitekerezo cyanyu uko mubyumva cyangwa uko biri. Burya ngiye ntabwo njya niharira ijambo, mugomba gutanga ibitekerezo byanyu uko biri uko mubyumva kugira ngo dukomeze twaguke. Burya kwaguka ntabwo bisobanuye kwimana ijambo cyangwa gukumira abandi kugira ngo bataza kuba batanga ijambo. Ibyo ngibyo hano ntabwo bigira biti, ntabwo bihaba kutazi igitekerezo cyawe, ubwo nyine nuko ubu byumva. Yes, rero reka mbashimire rero mwese mugire ibihe byiza.